Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubaha ikaze rero kuri uyu muyoboro wacu wa Umunaziri 2020. Twongeye kubaha ikaze cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Dushima Imana rero kuba tukiri hano tugihumeka umwuka w'abazima. Ndabishima Imana cyane. Ndi mu cyumweru cy'amashimwe kuko ndibuka ko ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kabiri nzaba nujuje imyaka 6 Imana impamagaye. Ndashima Imana rero kuba nkiriho kandi naratangiye kuvuga ijambo ry'Imana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu bose bakadukurikira. Rero Imana ishimwe cyane, mwaduhaye ikaze kandi mwaratwishimiye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane. Nawe udukurikiye nonaha reba ko wakoze subscribe maze dukomezanye muri iyi gahunda yo kumva ijambo ry'Imana. Ikinzanye hano rero muri aka kanya ni ukubabwira Imana ho gato. Ntabwo Imana tujya tuyivuga gato ngo tuyishobore, ahubwo tuzayivuga kenshi, ariko umwanya muto tuzajya tubona wose tuba tuwubyaza umusaruro tubabwira Imana. Imana ni ngari, ntabwo Imana ari akantu gato. Rero niyo mpamvu natwe tubonye umwanya nk'uyu dusimbukira hano ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuri YouTube channel yacu, kugira ngo tuganire Imana ho gatoya. Umuririmbyi yaririmbye ngo umunsi mwiza nibuka ngo nuwo nakwemereyeho. Rero ngo nzajye nkwiza ibyawe kandi nishimye. Rero umunsi Imana yanyakiriyeho cyangwa Imana yamfashe nanjye ikanjyana mu rusengero, ni muri uku kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020, nibwo Imana nanjye yamfashe injyana mu rusengero kandi mu nzu yayo, nitabye umuhamagaro. Gato rero njyewe ku giti cyanjye ntabwo nari nzi ko nzakorera Imana, ntabwo nari nzi ko nzaba mvuga Imana mu buryo bwagutse gutya, ariko Imana ijambo ivuze irarikurikira. Imana ijambo ivuze iriha imbaraga, kandi isezerano ivuze Imana irarikomeza cyane, iraririnda kandi ikarinda n'uwo yaribwiye. Mu magambo make rero, Imana yampamagaye inshuro ebyiri. Imana yampamagaye mu bihe bibiri bitandukanye, ariko ndashaka kubabwira igihe kimwe. Ni igihe kimwe ndakivuga mu minota 15 gusa, ariko igihe cya kabiri cyaje muri 2020, igihe cya mbere cyaje muri 2015, igihe cya kabiri cyaje muri 2020. Ibi bihe byaje ari ibihe bibiri bitandukanye, n'uburyo yavuze bwaje ari uburyo bubiri butandukanye. Ndashaka kubabwira igihe kimwe kugira ngo tujye tunaganira tunaziranye. 2015 ngira ngo hari abanyeshuri twiganaga i Gisenyi, aho YouTube kaminuza y'ubukerarugendo n'amahoteli. Ndabasuhuza cyane, Imana ibahe umugisha. Ndasuhuza abantu batandukanye cyane, benshi twagiye tugendana, abo twasangiye, aho twajyaga dusangira inzoga, mu by'ukuri twanyweye inzoga pe, twarasinze cyane, ariko ntabwo nari nzi ko ndiho isezerano ry'Imana. Muri 2015 rero Imana impamagara, numvise ijwi ry'Imana ariko sinigeze nsobanukirwa iryo ari ryo. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, ijwi ry'Imana nararyumvise ariko sinasobanukirwa icyo ari cyo, kuko urebye background yanjye n'uburyo nari meze, ntabwo nakundaga gusenga, ntabwo najyaga mu rusengero, ndetse nabonaga n'abantu basenga nkavuga nta bantu bataye umutwe, ni gute basenga Imana kandi Imana niba Imana iriho ikaba ireba ibintu bitubabaje byinshi cyane, yarasize imfubyi, yarasize abapfakazi hano muri iyi si, n'imibabaro iri hano mu isi ntizirengere. Kubera iki basenga Imana kandi Imana niba ibaho, kuki ibyo bintu byayinaniye kubikuraho? Yananiwe gukuraho ubupfubyi, yananiwe gukuraho abababaye, ukabona mbese Imana nayifataga nk'inyantege nke. Umunsi umwe rero reka tuzajye tujya gusinda, twarasohokaga tukanywa amayoga tukiri abanyeshuri aho muri kaminuza, ariko umunsi umwe numva kumva Imana irangendera, ariko ingenderera mu kimenyetso gikomeye cyane cyane. Icyo kimenyetso gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, nshuti bene data, nari nzi ko ngiye Imana niba ihamagaye umuntu izageza mu kintu cyiza, mu bintu byiza, apana kuza
ikohereza intambara. Ndabyibuka nararwaye indwara iminsi igera hafi 7 ndyamye ku buriri ku kigo iwacu, kuryama kwanjye nari nzi ko ndwaye malariya, ngiye kwa muganga indwara barayibura, ndataha, nafashe umwanya wo gutaha njya mu rugo ariko nenda gupfa, ngira ngo umuganga wansuzumye yambwiraga ko naburaga iminsi mikeya ngo mve muri uyu mubiri, ariko Imana yari ikinsevinze, yari ikimbitse, yari imfitiye umugambi. Icyo gihe ntashye ndarwara ndaremba cyane cyane, ariko mara mu rugo amezi 4. Muri ayo mezi 4 ukuntu nari meze byari biteye ubwoba. Muri ayo mezi 4 narwaye ikintu cyitwa, ya ndwara yitwa infection yo mu maraso, nyirwara amezi 4. Nuko umubiri wanjye uburyo wari umeze, nta kintu na kimwe numvaga, organe de sanse zose zari zarapfuye, ari ukumva numvaga ntabwo najyaga mpfa kumva, numvaga amatwi yanjye arimo umuriro, arimo ibintu bimeze nk'injereri. Uruhu kunkoraho ntabwo najyaga numva umuntu nkozeho, uruhu rwanjye rwose rwari rwarabaye ibinya. Urabona iyo umuntu azanye ibinya ukuntu aba ameze, ntabwo umukoraho ngo yumve umuntu umukozeho. Ubwo buzima nabubayemo ndwaye ndyamye ku gitanda. Icyo gihe nagiye kwa muganga bampa imiti. Iyo miti kwari kuzajya kuyinywa saa 8 mu gitondo, saa 2, saa 8 z'amanywa ndetse na saa 2 z'ijoro. Icyo gihe nari ndyamye mu nzu njyenyine, nta wundi muntu wari uhari, njyenyine, nta muntu wari uhari, nari ndyamye ku gitanda nsinziriye nahejeje. Saa 8 zirinda zigera kandi nari kunywa imiti, nibagiye kunywa imiti, nyine ibitotsi byamfashe. Nagiye kumva numva umuntu ankozeho, kandi aho hafi aho nta muntu wari uhari. Yankozeho ndamwumva kandi nta muntu wajya ankoraho ngo numve ko nari narazanye ibinya. Ankozeho ahamagara mu izina, arambwira ngo byuka, isaha yageze yo kunywa imiti. Ankozeho ndamwumva, ako kanya narahagurutse nshaka umuntu nkozeho ndamubura. Mu rugo nta muntu n'umwe wari uhari, mbikubwiye aho nari ndi hari hakinze, n'icyumba gikinze, nta muntu wari uhari, ariko yankozeho ndamwumva, ahita ambwira ngo byuka unywe imiti, isaha yo kunywa imiti yageze. Yari umuntu uvuga ijwi ry'abagabo. Ako kanya nta n'isegonda ryashize nahise nkanguka ndareba umuntu ndamubura. Mubuze nagize ubwoba bwinshi cyane, ndahaguruka nkingura urugi rw'icyumba, ndagenda ndabona harakinze, nshaka umuntu nkozeho, mpamagaye ndamubura, numva mbaye nk'umuntu w'igicucu neza, numva mbaye ikigoryi. Umutima urambwira ati se iri ni igini ni iki? Mpita ndeba ku isaha nsanga saa 8 nibwo ziruzuye mu kadomo. Ndavuga nti umuntu umbwiye ngo byuke nywe imiti, isaha zirageze, nasinziriye nahejeje, kandi akaba nkozeho nkamwumva, kandi umubiri wanjye wari ufite ibinya. Mbabwiza ukuri, uyu muntu yankozeho aragenda, bya binya akimara kugenda ibinya byahise bigaruka, umubiri usubira uko wari umeze. Numva mbaye ikigoryi neza neza, ndavuga noneho umva ko nigenje, ko nanyoye nyinshi, umva ko nasindiye mu bubari bwinshi, ndakijijwe. 2015 nabwiye Imana nti ndakijijwe. Ariko hari igihe uvuga ijambo ngo ndakijijwe, ariko ukarivugana intege nkeya. Nahise mbyuka icyo gihe, ntabwo nari nzi gusenga, narasenze mbwira Imana ndavuga nti urankunda, uyu ni wowe unkozeho kandi ni wowe uvuganye nanjye. Umutima unyemeza ko Imana ivuganye nanjye. Impamvu namenye ko hari Imana ivuganye nanjye ni uko nagiye kubona mbona isaha yo kunywa imiti ako kanya irageze. Narabyutse nywa imiti, ndasenga, ndaryama.
ntangira kubwira abanyeshuri twiganaga muri kaminuza ndababwira nti guhera iyi saha njyewe ndakijijwe mbaye undi muntu mushyashya. Uko mbyiyaturiraho umutima ukambwira ngo uzareka inzoga gute? Nakwibuka inshuti dusangira inzoga ibana nkumva nabasize kominote nyinshi cyane ndende, inshuti nyinshi cyane ariho zibera ahantu henshi cyane dusabana, nkumva mbese nkumva nzakizwa igihe gito mbivemo. Icyo gihe ndyamye ku buriri nabaye nk'umuntu wiyeguriye Imana burundu. Igihe kigeze nsubira ku ishuri mbwira abanyeshuri nti ndakijijwe, bose barasetse kubera ko uhora kubwira umuntu ngo urakijijwe mwarasangiraga inzoga, narataye ibiro. Ariko ngeze ku ishuri mbwira Imana ndayibwira nti ngenza njye gusenga nsengere mu barokore, nsengere muri ADEPR, niko navuga ngo nzasengera muri ADEPR nkizwe mpinduke mbatizwe. Byari 2015. 2015 ngeze ku kigo nari mfite ibiro bigera kuri 45 nanutse bya hatari, umuntu wese andebaga akagira ubwoba. Nabwiye abantu ndakijijwe barasetse. Abasinzi twagendanaga ndababwira nti rero ngewe nari ndyamye numva ijwi, numva umuntu ankozeho arambwira ngo byuka aka kanya unywa imiti, isaha zo kunywa imiti zirageze. Nkangutse ndamubura. Bana b'Imana, ikintu cya mbere nimujya mwumva ijwi cyangwa mukumva ibintu by'amayobera cyangwa ukumva Imana ikurimo, ntuzagishe inama umunyamubiri. Umuntu umwe arambwira ngo ni uko wari ugiye gupfa, ngo iyo umuntu agiye gupfa yumva amajwi, ariko numva si byo, ndavuga ntabwo ari byo, bifata gutyo. Mpita mbwira Imana ntizakizwa ukwezi kumwe ubundi nisubirire mu nzoga zanjye. Ubwo urumva ngiye Imana nigize gute? Nari nayirimise, nayihaye umupaka. Numvaga ibintu by'Imana ntaho nzahurira nabyo, ndavuga nti n'ubundi ni ukwezi kumwe nkisubira ku nzoga zanjye kama mbaye. Nasanze ku ishuri kuwa gatanu abarokore ku ishuri bajyaga baterana nimugoroba, njya kubasura nsaba umwanya wo gushima Imana. Naragiye abantu bose bahita bumva agahinda karabica ukuntu nari meze, abanyeshuri bose bangiriye impuhwe, mbabwira ko nkijijwe. Ndabyibuka nagiye gushima Imana ndirimba indirimbo ngo ngwino mukiza twibanire, ngo nyibwire icyo nkwifuzaho, ngo ngwino mukiza twibanire. Niyo ndirimbo naririmbye, numva ndi mu mavuta yo gukizwa. Nk'uko nabivuze nakijijwe ukwezi kumwe, mbwira Imana ni ukwezi kumwe, ibindi ntubimbaze, nzisubirira mu nzoga. Niho nari mfite kominote nyinshi cyane, nari mfite inshuti nyinshi cyane, n'abo twagendanaga benshi banywaga inzoga. Ariko mu kubwira Imana ngo nzakizwa ukwezi kumwe, irandeka nkizwa ukwezi kumwe koko. Ngira ngo ku cyumweru ku ishuri aho hantu bita ku rusengero barwita Beteli, aho hafi kuri ADEPR rwitwa La Corniche, nagiye gusenga. Ariko nagiye gusenga kuri urwo rusengero, mpageze ndavuga nti Mana yanjye, sinjye urota pasiteri ahagurutse ashaka abantu bashaka gukizwa n'abashaka kwihana, ni ndahita mpaguruka mu mwanya wa mbere. Nagiye kubona mbona bageze mu gihe cyo gusengera abantu n'abashaka gukizwa, bazanye agasambi bashyize imbere, ati umuntu wese ushaka gusengerwa, gukizwa, ushaka kwakira umwami n'umukiza ahaguruke. Nahagurutse mu ba mbere. Abanyeshuri twajyanye bose ati Imana iramuzanye. Ngo Imana iramuzanye arakijijwe rwose. Ba bandi twasangiraga inzoga ati reka ntabwo byashoboka, iyo tuzatujyana. Ndagenda ndatura neza, twagiye turi abantu benshi cyane, itsinda ry'abantu. Mfukama ku kirago baradusengera. Icyo gihe ntirirwanye Bibiliya mu rusengero bayintije, ariko igitangaza ni kimwe, ushobora kuba warize amashuri utazi kureba muri Bibiliya.
ntabwo nari nzi kureba bibiliya. Pasiteri yaravuga ngo musome bibiliya, Luka igice cya mbere umurongo wa 37, nkareba muri Luka nkareba iyo mirongo bavuga n'iyo mibare aho iherereye nkayibura, kandi nzi gusoma, ndi umunyeshuri wiga kaminuza. Byarinze birangira ntasomye bibiliya, ntazi ibyo bice bavuga n'umurongo wa mbere n'ibiki, nagize isoni zo kubaza abantu. Satani atera kwinshi, ndahaguruka na bibiliya yanjye njya imbere, nijye wabanje mbere, nicara imbere neza, baradusengera numva ndabohotse bya nyabyo. Ukwezi gushize mbwira Imana ndavuga nti kwa kwezi kurarangiye, naragushimiye warankijije, warakoze. Ndagira ngo mbwire nti inzoga nanywaga zikubye inshuro 3. Niba naranywaga peti mitsingi 8, nanywaga ikaziye. Narazinyoye n'abarokore bambonye bageragenda barambwira ati dore wa muntu wakijijwe. Nyine ni uko byagenze, ariko nkumva ko n'ubundi kominote yanjye nta handi hantu nzayikura. Nkareba gutakaza inshuti mfite, nkareba nkumva wapi. Icyo gihe nsubiye mu nzoga, inzoga nazikubye inshuro 3. Najyaga muri buwate nkataha bukeye. Buwate twajyagamo hirya kuri za petite bariyeri, hafi aho twajyaga tukanywa tugataha. Ndakubwiye nti nafashe ibihe byinshi cyane byo kwirirwa mu kabari. Noneho umunsi umwe ndimo ntaha mu ma saa 7 z'ijoro, saa 8, ndataha ngeze aho muri hostel aho twari ducumbitse. Ndagenda aho kugira ngo mfungure umuryango w'icyumba aho nararaga, ndagenda mfungura umuryango wa tuwarete. Naraye muri tuwarete ndyamye hasi. Kubera iki? Inzoga. Naryamye muri tuwarete, narayemo ndyamye. Naje gukizwa n'umwana waje muri tuwarete araza nkuramo, ariko naryamyemo, kandi naryamyemo igihe kinini. Nagira ngo mbabwire ngo iyo Imana igushaka iraguhombya. Njye nari ntaragera mu gihe cyo guhomba. Numvise ijwi bwa mbere nitaba nabi, nitabye Imana nyiha limite. Ndayibwira ni ukwezi kumwe, ariko yanshakaga iyo Imana yanshakaga ibihe byose mu nzu yayo. Iyo Imana igukeneye iraguhombya. Iyo nitaba 2015, ntabwo mba narahombye akazi. Yarandetse ndidoga. 2020 ndarangiza mbona akazi. 2020 nahombye ibintu byose. Nabanje guhomba akazi, za nshuti ziragenda, covid irazikinga inzira, Imana iranjyana njya kuba mu gishanga, mbayo amezi 6. Muri covid nibwo nize ishuri rya kabiri ry'Imana. Muri covid Imana nibwo yagarutse ivugana nanjye ku buryo bweruye, noneho inyibwira. Ariko kunyibwira nanjye nahombye ibintu byinshi cyane. Ngira amahirwe nkumva indirimbo z'Imana mu nzozi ziraje, nkabona mesaje z'ibintu, nkabona mesaje z'ibihugu, nkabona mesaje z'abantu, nkabona izanjye ku giti cyanjye. Iyo ni Imana yavuganye nanjye ko izabimpa kandi nzayikorera. 2020 rero ibyo nakoraga byose, ari izo nzoga, ari inshuti, ari ikirere, imyitwarire, imyambarire, byose byarahindutse. Niga ishuri ry'Imana noneho risesuye, niga uko Imana ivuga, niga ibigeragezo,
byose bivaho birarangira. Mbwira Imana, ndayibwira nti Imana, 2020 ntumpamagaye nti uzampe kuvugira nanjye kuri YouTube channel kandi uzampe ibikoresho byanjye nanjye nkora iyanjye. Ubu rero Imana yarabimpaye, hashize ibyumweru 2 bimpaye. Niyo mpamvu nanjye umwanya mbonye wose sinzigera mpfusha umwanya ubusa. Ubu ni ubuhamya bw'agace ka mbere. Ubuhamya bwa kabiri bwa 2020. 2020 ubundi uwo ni wowe, niwe njyewe. Ubu niwe njyewe, ubu ni njye mubona hano. 2020 ni ibintu Imana yankoreye injyana mu ishuri, sinzigera mbyibagirwa n'umunsi n'umwe. Sinzigera nibagirwa Imana, sinzibagirwa aho Imana yankuye, sinzibagirwa urukundo Imana yankunze, sinzareka kuvuga urukundo Imana ikunda abantu, sinzareka kuvuga urukundo Imana ikunda w'umunyabyaha. Aho wicaye hose, aho uri hose, ibyo urimo byose, wasayisha, utasayisha, ibintu urimo byose ujye wicara uzi ko Imana igukunda. Ni benshi twagiye duhura nkabaha ubuhamya, ni benshi twagiye duhura nkababwira amagambo yururutse imitima, ibisubizo bikaboneka. Kubera iki? Ya Mana yanjye. Ako ni agace k'ubuhamya bwa mbere rero. Imana ikomeze ibane namwe kandi igendane namwe. Ndabasaba aho muri hose, abari mu murimo w'Imana ndetse n'abari mu gakiza ubu, mukomereze aho. Ibirenge byanyu bye gutentebuka. Hari Imana ishobora byose, hari Imana igira imbabazi. Aho yankuye n'uburyo yampamagaye, nawe yaguhamagara. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha, ibane namwe. Amen.